ngomezi yewe sala tike utishinga kapu gatana dana the bullet uriya huzurwa inzehuri nka come on cyoroshye mezi ye bigenze n'igake mezi ye kugafata n'ingumi. Hello once again, nkuko mubizi nditanga ishaka iyo ni impano zitandukanye nkuko mumaze kumenyera. Ahangaha nasuye quartier nziza koko iri green, ngira ngo murayibona mwese mugiye kwisubiza hari sha ubundi u Rwanda kabisa. ngabo uyihereza umwana bari ubaza twaraganiriye ariko twaduhuriye mu muhanda, ariko noneho nayo nageze ahantu ajya akorera imyitozo n'abana, ariko n'ubundi ndabona abandi bana ntago baraza, ariko nta nubwo byatubuza kuganira nawe. Reka nongere muhagarike nk'ubu uko bisanzwe. Yo bro, ako man ubundi wewe buri gihe urunungura ihangana. Noneho n'ubu twatwumvikanye ko tuzaza tukereka abantu akarabu ukoreramo harimo n'abana, ariko noneho ndagira ngo ahangaha ntabwo abana baraza, ngira murabibona nari nsanze ari gukora ategereje abandi bana, ariko ntabwo byatubuza kwiganirira. Reka turebe ahantu haraza kuba hari akarokeshoni gasa neza, ariko we yaduhagaze gutya ntibyaba ari fresh wana, byaba ari fresh cyane. Ahangaha byaba ari sawa cyane. Bite se bro? bimeze neza, ariko ongera wibutsa abantu bakurikiye impano zitandukanye. Nanabibutsa ko iki kiganiro muzamuna gisanga kuri MT Bullet, ubwo bivuze ngo mugende mu dusapotinge nyamuneka. Ongera wibutsa abantu amazina yawe ubundi. Amazina yanjye ni Muhire Theogene, niyo niswe n'ababyeyi, ariko ku mbuga nkoranyambaga nkoresha MT Bullet. MT Bullet ngira ngo rero nkuko muri kureba icyakoze bro, wambaye ahantu hose mba nahashyize, wambaye kabisa wikwishe. Ariko se n'abandi bagenda kuri ibintu baba bifunze gutya cyangwa nta gastile kawe tu? Aka ni agastile nihariye, ariko mbona na gastile kagendanye n'ibi bintu. Iyo uguye ubwo bisanzwe ukeguka ntago wakomere kuba wirinda, uri protege kabisa. None se bro, ubushize nkuko babyibuka twari twavuze ko tuzaza kugusura muri club, ariko nubwo abana bataraza, ariko ibyo byose ntago dutaha bataraza. Nuko mvuze ni n'ubundi nubwo batarahagera, reka tube twiganira. None se bro, cyagiye twahuye usa nawe wifitiye gahunda zawe, nabona umeze nk'ufite safari ndende, ariko baba waruvuhera? Nari mvuye gutembera no kuzana abandi bana baba batuye kure, baje muri club nyine, bari baje kujoininga club nyine, ariko baba batuye kure nkajya kubazana. Bivuze ngo hari n'igihe ujya ufata igihe ukahita ujya kwirebera nk'abapetwe bari hirya ya club. Bari hirya ya club, hari abari kwirebero hari mu midugudu ya Beneri, dufiteyo ikipe y'abana benshi bagera nko ku 10. Ahantu henshi tugenda turashaka kuzagura ubumenyi kuri skate, cyane cyane duhere ku bana. Wow, ngira ngo rero nkuko ubyibuka twavuze ko tuzagusura muri club, twaje. Karibu. Twaje kabisa. None se bro, ubundi ubungu mbere yuko dutegereza abo bana, ibyo byose hari udukoryo waba utwereka, ariko ako kakoryo uzajya ugakora unadusobanurira ko ariko. Ngira ngo wenda abantu bari gukurikira iki kiganiro turajya tuborohereza buri gakoryo kose uvuga, turajya tukabanyurizamo bakarebe, ubundi nabo nibo bajajinga. Nkuko twavuze iyi ni impano zitandukanye, kandi tuzatugaragaza abanyempano, ubundi kujajinga kube uko abanyarwanda. Nicyo mpora mvuga nuko mu Rwanda hari impano. Ubundi mvuze mu Rwanda hari impano zitandukanye, wowe byumva nibyo koko cyane gutwika nanjye? Ntabwo ari ugutwika, njya mbona ibintu ntari nzi ko bizagera mu Rwanda, kubera batwubakiye ibibuga by'imyidagaduro. Ubu usanga ahantu hari ibibuga biri public nyine abantu bose bakoresha, hari igihe uhura n'umuntu ataruka n'amazu, ukabona ubundi aragenda kuri skate. Ukabona rero ni ibintu bigize, ukabona ni ibintu twateye imbere. Hari n'igihe tuzashinga Hollywood mu Rwanda naho kabisa. None uragira uti Hollywood, icyo koze bro nta nubwo bitangaje. Yewe ndebye ukuntu u Rwanda ruri gutera imbere, uburyo bari kubaka ibikorwa remezo, noneho ikintu cyitwa siporo mu Rwanda ubundi on deal. Siporo yo, hari ijambo umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rugomba kuba igicumbi cy'imikino yose kabisa. Buri mukino wese ukinwa ugomba kuba uri mu Rwanda kabisa. Natwe rero ntago tugomba kumukoza amasoni, nk'umusaza aba yakoze byinshi birenze, natwe ntago twabura gukora siporo. Niyo mpamvu mba navuze ngo reka nkusure bro. Mbwira ubundi cyagiye twahuye ugenda gusa, mbwira cyangwa se ubwire abakurikiye impano zitandukanye, uyu munsi we wabango uretse kuba ushorera skate kuri ukagenda, ubundi ubusanzwe ni iki kintu wavuga cyihariye waba ukora kuri skate? Skate ngiraho ama freestyle menshi nkora, ariko iyo nzi y'umwihariko nanahamya ko nta muntu yindusha mu Rwanda. Uzayindusha azabyandike muri comment cyangwa zaze
tuyikore bayita down style niyo kugenda uryamye n'abana nyigisha barayimenye ariko nabo barabizi ko ari njye ko ari njye muntu nyirayo ni nyirayo nanone abadukurikiye bajya banihangana hari ukuntu uyu mutipe ni umusitari bro ni umusitari guys mugomba kubimenya hari ukuntu tuba duhagaze ku muhanda twibereye mu kiganiro nyine agacaho nk'umuntu akahita anamuha pisi ngira ngo kandi nabyo biba ari sawa uragira uti down ngira ngo abantu bari kureba ikiganiro bajajinga ngiye kugashyiraho hano inyuma ubundi bakarebe ngira ngo murakabona ubundi mwege kujajinga kubukwanyu uragira uti iyi freestyle iyi ngiyi turi kureba nta wundi muntu uyizi hano mu Rwanda barayizi barayikora ariko ntibayikora nkanjye bivuze ngo ubundi ubu ngubu ni wowe definisa waraje urayifinisa fresh none iranyoroshe oya nubihakana zaze ndabizi hari abasiketa benshi yego wenda bandusha hari uwandusha ibindi skate hari abateri icy'imbere bayiriho hari abateri icy'inyuma ariko freestyle ya down uzaza njyewe nzashyiraho n'intego ashaka kuyindusha n'iyanjye kabisa ariko bamugana uravuze ngo hari ariko nta n'ukuntu twazapanga aka skate challenge abantu bakazajya zanabona wenda kurenze akabivuga tukabahuza hanyuma tukareba koko cyane rwose ibyo ni nabyo biba bikwiye kuko nabonye hari umukobwa ukora kuri nimba ari Rwanda Trends sinzi ukuntu yitwa ajya ahuza abaraperi bakarapa nyine bato y'abaraperi ugasanga ni ibintu biryoshye hari igihe uba wemera ngo uri uwa mbere ugasanga ndi no kubabeshya ugasanga hari uyindusha ariko bamugana ako kantu mani kandi aba ari bato igamije n'ubundi enjoyment nta rwango ruba rurimo kugira ngo buri wese amenye aho ahagaze muri kariyeri niba ukina skate ukaba ukeneye bato na MT The Bullet ngira ngo aka gakoryo murakabona mwese murebe ni ukuryama icyo koze uyu mutipe ararambarara kweri uretse se aka gakoryo hari akanduze iriya ni down style hari n'iyindi ya karitoma nayo ndayikora ariko ntago nyifinyura nk'uko mpfinyura twihutisha ibyo bya karitoma reka nayo tuyinyuzemo abantu babe bayireba ariko tunikomereza ikiganiro none se ubundi wowe izi freestyle kuvuze ko nta nk'iyi ngiyi reka tuve ku down iyi down kuvuze ko ntawe uyikurusha ni wowe wayivumbuye se nasanze hari n'abayikora rwose ntakubeshya nese ubwo ntabwo ufite ubwoba kumva ko freestyle wabonanye undi muntu utarayimenya ukavuga ko waba umurusha arega ukuri guca mu ziko ni gushya none se guwese numva nyine mubeshya azaze kuri down freestyle nasanga yindusha ngiye nzashyiraho n'intego icyizere se gikura kuki kubaho tujya duhurira muri ka freeze day mbona imbuga zabo mbese abakina skate iyo bayigerageje ubona rero baruka batabangaba ndavuga ati hari ibyeho gakeya ntabwo bigeze kuri yare ntabwo ari ukwiyemera ntabwo ari no kukubishya sinzi njya kumva ngo nyashiriye mu mazi nabo urayireba ukaba ati nubwo bayintanze ariko ni mu bisheke icyo ukoze ako kantu ko uzatinya umuntu w'umugabo nkanjye ufite ubwanwa bungana gutya ahagarara ku maguru abiri akavuga ati nubwo nasanze babikora ariko burya bicare bige ubu ngubu ninjye uri ku isonga iriya freestyle yo bicare bige uzaza tuzatondeka abantu nk'icumi uzabanyuramo atabahutaje zamenya ko yindushe ngira ngo ari kuvuga freestyle ngira murabona freestyle zitandukanye ari kugenda akoreramo hano muri background y'izi sounds ariko ntekereza ko iyo freestyle avuga ni kariya aryama akangaka mbese ari kuryama bya nyabyo ngira ngo murabibona mwese uwumva rero ahinyuza wa mugani guhakana ubugore aragarama ubwuhakana ubugabo we sinzi uko abigenza ariko noneho ngaho mwidekarare tuzabireba none se bro mu gihe tugitegereje abana uretse ko tunabwira abadukurikiye twari twabemereye ko tuzabakorera amavideo abana nabo bari gukina ariko ngira ntabwo biri butwemerere kubera umwanya dufite ariko reka mbere yuko abana bahagera tukibategereje ubundi wagiye ubona abantu bakora freestyle ariko ukiyemeza kuzigana cyangwa hari abagize uruhare kugira ngo bazikwigishe ngewe uruhare abarugize cyane nshimira n'abana twatangiranye muri iyi club twatangiranye n'abana babiri iyo babonaga ikintu bambwiraga ko ngomba kugikora yego nibo babaye abakoci banjye ndabimera cyane ahubwo kuraje gusa ntihazagira umuntu upinga umukoci uwo ari we wese yewe umwana yarambwiraga ati iki wagikora icyizere ndebemo kuba nanyizereyemo nawe ukahita ugerageza nkagikoreraho no kubera ufite pressure yo kuvuga ngo ngomba kwiga ibintu nzigisha abana nabyo bituma wiga ibintu byinshi tunanibutsa abantu nyamuneka
urwego waba uriho urwo ari rwo rwose burya jya wemera ko hari umuntu ufite icyo akurusha uko waba urenze kose hejuru y'ubumenyi ufite hari undi ufite ubundi kandi nta n'ubwo ubumenyi ufite ari bwo burenze cyane guys icyo nemera cyo nuko ibyo uzi uyu munsi mbihuje n'ibyo nzi usanga noneho twe tubaka ikintu cya danze gusa uko kumva kurenze ukumva ko ahari ibyo ukora ari we muntu wa mbere nta champion ku kintu icyo ari cyo cyose guys bivuze ngo abana nibo bakubereye abarimu no mu gihe wari ufite n'inshingano zo kubigisha n'ubu hari freestyle bavumbura cyangwa babonye kuri YouTube bakancarenjinga bakambwira ati yikore debure ati yikore dore natwe twatangiye kuyikora kabisa ubwo nyigana umuhate mbese n'ubwoba bwinshi kumva ngo umwana yakoze ikintu anabikubwira bikakunanira tubwire nk'aga freestyle abana bakweretse ariko wagatekerezaho ukumva ufite ubwoba akambere ni nk'ako gutambika ibirenge kere kubaye nk'umurika ku birenge nkakabereka ngaho twereka gutambika ibirenge ukagenda gutya nyine ibirenge bimeze gutya ukagenda nk'uko ugenda kari uryamye ukagenda umeze gutyo hari abana se ufite bagakora cyane no ku mapine abiri agendera ku mapine abiri ibirenge bigenda nka jokeri ariko ubuze ibirenge bya jokeri ariko bro menya nawe uri mukuru ndi mukuru urabona se ubwana bwarahunze bivuze ngo ikiyoni mwavukiye rimwe cyarapfuye nawe cyarapfuye cyangwa se ahaterera gisaba support none se bro ko mbona ufite ka young face hapi ndashaje ariko agasiporo mani bangu iyo ugakoze neza arako karakurema ahubwo tunibutsa abantu badukurikiye nyamuneka mukunde siporo ngira ngo uyu mujene naravuga ko ashaje aravuga ibintu bya jokeri bya kera ubundi ndabyibuka ibya jokeri byajyaga biba ku makarita ya kera twajyaga dukina bitaga ibyondi abantu bakinnye ibyondi turabasuje cyane none se bro ndabona tudatindiye abantu reka twongere tubibutse za social media za club yawe tunongera kubwira abantu nyamuneka mwagomeje mukashyikira impano z'abanyarwanda n'ubundi nzi neza ko nta kintu giteye ishema ku munyarwanda nko kubona areba video imushimishije akanayisapotinga nta kindi kintu bimusabye ukanda kuri like gusa ugakanda kuri share ugasharinga ba bantu bawe ubundi ugakora kuri subscribe kuri YouTube channel ari impano zitandukanye cya MTD Bullet ubundi tukanampiningamo ya YouTube channel ya Rwanda Bullet Skaters Club hano muri comment murayibona mugende mukane kuri subscribe iyo niyo support yonyine tubasabye nyamuneka mushyikira impano z'abanyarwanda n'ubundi turabizi ko tugiye ara tukabaka n'amafaranga mwayaduherega abanyarwanda ndabizi mukunda sport ngaho rero mudukorere hari ikindi kintu wamugana nta kindi ni ukubibutsa nyine izo mbuga nkoranyambaga zacu hose kuri Facebook Instagram ni Rwanda Bullet Skaters Club no kuri YouTube ni iryo zina ryacu mudusapotinge natwe tuzajya tubagezaho ibishyashya munatubwira aho bipfira murakoze cyane bandike no muri comment ariko ubundi niba n'umuntu wabipinze nawe yandike tuye comment zose turazakira nimushake mubare nizitukana niba aricyo kikuri umutwe ntabwo twabihagarika mpamya ko umuntu wese atanga icyo afite MTD Bullet nta kindi kintu wibagiwe wabwira abantu badukurikiye none nta kindi ni support yabo irakenewe natwe nyine kugira ngo tugire courage yo gukora none tubereke n'ibindi cyane byo ku ruhando mpuzamahanga ubundi rega ibi barabizi twarabibabwiye iyi ni impano zitandukanye kandi niba bumva neza ikinyarwanda impano zitandukanye nuko bazabona abanyempano barenze kandi mpamya ko buri wese agira impano iri unique mpamya ko ushobora kuba ugenda uryamye kuri ndashaka no kuzaza n'ugendesha umutwe se wa mugari nta kuntu umuntu ashobora kuslidinga kuri afite nka kasike iriho amapine nta dukasike tuba turiho amapine ku buryo noneho yazaza akagendesha umutwe ntabwo ndayibona izindi zigira ku mugongo bambara umubiri wose iyo naho wagenda uryamye hasi byanyabyo atari ukusha ariko se bro buriya kuryama kuriya ntabwo bigusaba kuba unakomera waryama kuriya ntuvunike ubundi woroshye umugongo nyine urumva umugongo uba ugomba kuba warakoze n'umugongo nibwo uryamuka umera nk'uwiryamiye ku gitanda nta kibazo cyakoze uraryama ariko ka budomino ngira ngo ahari buga guys ko numa mbese ndabaye rukwimana narayikoze abantu tunganya imyaka baba barazanye inda arengeje imyaka y'urubyiruko ariko abantu ntabwo baba babizi ariko bro nuko wenda ntaho cyamamare ngo kijya kivuga imyaka mba nyikubajije oya narengeje y'urubyiruko nimba urubyiruko ruba rufite 35 nge ndayirengeye ukabasi ukiryama kuriya bro ndanataruka usibye no kuryama oya se wivuga ngo urataruka ariko rero ndumva wa mugani gusaza ari mu mutwe
gusaza ni mu mutwe uri hejuru y'iyo myaka y'urubyiruko ukaba ukiryama kuri iyo ugenda kuri ibikwege cyane n'abana dukinana buri wese muhijya azaba atandusha iyi skate. Ukurikije icyo siporo yakumariye tanga inama ku banyarwanda cyane cyane umuntu uri kureba iyi video. Rero siporo, umuntu udakora siporo aba ameze nk'umuntu uri mu bwigunge. Ikintu siporo yamariye yatumye ngira siporo yo kuba nakora buri kimwe. Ubu mbazi ko nta kintu na kimwe nashaka gukora ngo cyange. Buriya usibye twebwe abanyafurika hari abazungu ntago bajya babara imyaka. Abazungu ntago bajya babara imyaka, ubusanga umuzungu w'imyaka 40 akikubwira ko ari yangi. Natwe rero ubusanga twebwe bakubwira ko warengeje imyaka 30 ushaje. Umva nyumva ngiye ngifite indi myaka 10 ya competition ntakwezi. Nyuma y'iyo myaka yose wowe wumva ugifite 10 ya competition. Nimba n'ibikoresho nyine ubuzima ntibuhinduke. Ibikoresho nyine nibyo tubura. Nitubona ibikoresho ukajya ubona ibikoresho biri international. Competition tuzazitabira mu myaka 10 iri imbere tubone kujya ku gatebe ko kwicara. Sha bro, ngewe icyo nizera cyaka ibikoresho nge nkimara kubona ukuntu ubuyobozi bwacu buri gushyira imbaraga mu bijyanye na siporo, ngewe ndizera nashidikanya ko ibikoresho byo vuba bidatinze bizaboneka. Inshallah ngewe mba numva mbyizeye kabisa. Ariko se bro, nuko hari abana bajyanye ka kantu nabonaga, hari akantu nabonaga hanga kameze nk'akabahu ukuntu aka kantu se ko nakujya ukagerageza kariya nako ndagatwara, nako ndakazi. Ubu ukagenda nako nkajyaho nkagenda nkagakatisha bro, ndabona wandaza ahangaha. Okay, abadukurikiye barakareba ngira ngo muri kukabona. Niba koko aka kana gatwara, abantu bashaka kubutaza twereka gatwaye, niba yanagakorya kaziho ntako nzi, ariko niba mushaka kubutano ntazatwereka ari kugenda kwa aka kana, mwandike muri comment ubundi duhurire mu kiganiro cy'ubutaha. Peace and love. Abajene nk'uko mubibona ubwo twari dusoje ikiganiro nibwo bari bageze ku kibuga aho bakorera imyitozo, ariko rwose mbizeza ko hamwe n'impano zitandukanye tuzongera tubasure, hanyuma turebe ko kubwo bumenyi uyu The Bullet avuga baherezaho ko niba ari byo, ndetse tunagere na bamwe mu mbana tuvugishaho ko tumenye niba abatoza kandi biriya bintu avugaho ko niba ari byo. Hari igihe usanga ibyamare biba biri aho bishingiye ku gutwika, ariko shado ngabo barakaminutse. Imyitozo yabo reka natwe twigendere.